Mwiriwe neza. Izuba ryarenze kare. Twabanje kugira akabazo kamaze iminsi, ariko nibwira ko abatekinisiye bacu bagakemuye akabazo ka connection. Izuba rero ryarenze. Bashimira mwe mwese mukomeza kubana natwe kuri iki gikorwa cya muze dusome igitabo, muze duce umugani. Nanjye nari mbakumbuye, nari nagize akabazo ka connection ntazi aho katurutse, ariko abatekinisiye badufasha babikemuye. Kantegereze habe connection zitandukanye. Ndi kumwe na Masenge Agnes, Mukazibera Maria Agnes. Nari mbakumbuye cyane, harashize iminsi tutari kumwe, ariko ndashimira abatekinisiye bafashije gukemura ikibazo cya connection. Yego, Deo wabaye uwa mbere rwose. Ni amahoro masa Deo, tumeze neza. Ndashimira mwe mwese muri kumwe natwe, mwese sinzi niba ngomba kujya mvuga amazina, ni muri benshi, kandi nishimira kubana namwe. Fata agapira ukinge mu gatuza. Julienne, ndakusaba gusuhuza abana mu rugo, ndasuhuza abantu bari hano mu Rwanda. Ndizera ko batarasinzira nubwo ibitotsi ari byinshi. Uyu munsi turabonanye. Fata iyo nzira imwe yo mu nzozi. Ndabacira umugani witwa Samugabo. Umugani wa Samugabo. Nta bisakuzo dufite, nta migani migufi, ubwo niba muyifite namwe muyizane. Ariko uyu munsi ndaca umugani gusa nka Masenge Agnes. Ubwo ndategereje za connection, namwe mwese muri mu madirishya. Ndebo nanjye ndabishimira cyane. Theophile, mwese ndabasuhuza. Ibimbuza ni byinshi sinshobonye kuza. Babisenye neza ndabizi, barahari. barahari. Muze mbaganirire, muragenda mwishimye. Nanjye kandi ubwanjye ndabashize agahinda. Ndasuhuza abo mu rugo bo mu Bubiligi. Nibuje ntumbone, umbabarire mugenzi, ntabwo bizaba ari ukukwanga, nawe urirebera. Abashimwe mwese murimo kwikonekita, murimo kujya aninye kugira ngo duce umugani wa Samugabo. Ni byiza kwirukanka mu buzima ushaka kubaho, ariko ntiwibagirwe umuco wawe. Ntambira ubishaka, nanjye nige gutamba. Reka nzi rero mbishyizemo pose, hano rero tuze duce umugani. Ntambira ubishaka, nanjye nige gutamba. Nari nanze gutanga itangazo kubera ko ngora nababwiye harabaye akabazo ka connection, ariko nibwira ko kakemutse burundu. Reka nizere ko kakemutse burundu, kandi nisegura ko byagenze kuriya rimwe na rimwe tukaburana, benshi mwe mukanyandikira. Ariko ndashima Imana ko twongeye abatekinisiye badufasha babikemuye, hanyuma tukubahiriza gahunda. Muri mu madirishya namwe nabasuhuje, mwe mwese muri connect, mwese ndabasuhuje. Iki gikorwa tugikora mu rwego rwo kubungabunga umuco wacu, ari umusanzu nk'umunyarwandakazi wanjye, kugira ngo nshobore kuba nagira icyo ntanga, wenda nahawe n'abakurambere n'ababyeyi n'abakurambere, kugira ngo dushobore kuba twabungabunga umuco wacu, bikagenda uruhererekane ku bana bacu, ku buzukuru, kubuzukuruza, ku bivivi, ku buvivure, bigakomeza gutyo generation en generation.
uko duhererekanya nyine mu myaka yacu. Ubwo rero Nyamasenge Agnès ngiye kubacira uyu mugani wa Samugabo, ariko nkabanza ngashimira Boutique Bijaneze Kigali ko nababwiye ikunda kutwambika, ngashimira na Ultime Griot twagiranye amasezerano nyine turimo gufatanya muri iki gikorwa cyo guteza imbere umuco wacu nk'abanyarwanda ariko nk'abanyafurika. Ultime Griot nk'uko nabibabwiye nabo dukorana baririya muri Afurika y'Uburengerazuba, Abidjan muri Cote d'Ivoire. Hari n'abandi bari kwifuza ko dukorana kandi nabo ikaze, cyangwa ni ukubungabunga umuco wacu w'abanyarwanda, wenda bikaba byanarenga imbibi z'u Rwanda, hanyuma bikajya no ku rwego rwa Afurika n'isi yose, binyuze mu ndangagaciro zituranga nk'abanyarwanda, indangagaciro zituranga nk'abantu. Umugani wa Samugabo: harabaye ntihakabe, habaye inka n'ingoma, hapfuye impyisi mahuma, hasigaye inka n'abana. Mbacira umugani w'umurandaranda, nimuwurinda mukawurandura muzaramba nkawo. Nimuwurinda mukawurandura muzaramba nkawo. Binakunze kubisobanura icyo bivuga. Mbacira umugani w'umurandaranda, abuzukuruza ubuvivure. Umugani w'umurandaranda nuwurinda ukawurandura, kuvuga ngo ushobora inshingano yo kuwurinda, usanga ntabwo wagombye kuwurandura. Nuwurinda ntabwo kubera ko uzaba wakomeje kurandaranda, uzaramba nkawo. Umugani wa Samugabo: kera habayeho umugabo akitwa Samugabo, ajya guhakwa ibwami, akaba yari umuhigi. Umwami aramubwira ati: mbere yo kuguhaka ukazambera umugaragu w'ingirakamaro, hari igikoko cyagomeye mu ishyamba, kikaba cyarambujije guturwa, kikambuza no gutunga. Nuramuka ukishe icyo gikoko, ni igikoko igisimba, ugakura ibyara byacyo n'ibyo gikoresha kugira ngo kibuze abantu nyine gutura umwami, rwose nzaguha umusozi. Umugabo rero kubera ko yari umuhigi aramubwira ati: umva unsabye rwose ubusa. Umugabo aragenda ashaka ikimasa arakibaga. Amaze kukibaga ashyira inyama mu gitebo, arikorera no mwa rya shyamba. Ubwo ajyana n'imbwa ze. Kenshi nyine murabizi ko abahigi bakunda kujyana n'imbwa zabo bagiye guhiga. Muri iryo shyamba iyo ntare yumvaga icyuya cy'umuntu, murabona ko hano barabivuze yuko cya gisimba cyari intare, cyumvaga icyuya cy'umuntu aho ari hose, icyo gisimba kikamusanga. Ageze mu ishyamba bibonye atyo, imbwa ze arazizirika kugira ngo cya gisimba kitazibona. Amaze kuzizirika ajya mu giti. Ageze mu giti, noneho cya gisimba kiraza, kiza kiri aho ari, kiza kururuma. Noneho wa mugabo amanuka muri cya giti, ubwo atangira gupfukamira cya gisimba, arakibwira ati: nyagasani nje kuguhakwaho. Reba ariko umuntu abwira igisimba ngo nyagasani nje kuguhakwaho. Ubwo aba aracyitegereje, agiterera inyama imwe. Intare cya gisimba nyine kirayisanga, arongera agiterera iyindi nyama, nuko icyo gisimba kirayifata kirayisama. Noneho abwira icyo gisimba ati: nje kugushakaho ubuhake. Icyo gisimba kiti: nemeye kuguhaka, ndetse ndabona ufite n'akamaro. Undi ati: rero izi nyama nagutereye nta nubwo zinaryoshye, noneho uragenda, noneho nkuzane n'izindi zisigaye, hanyuma uzazotsa, hanyuma uzirye.
ati rwose nuzeho ukazirya uzumva ko zimeze zirimo isukari. Yumvira yewe ati uzumva ko zirimo n'isukari. Noneho ubwo icyo gisimba arongera aragiterera. Amaze kugiterera arongera arakigaburira, mbese kibona ko ari koko umugaragu w'ingirakamaro. Nuko arakibwira ati umva rero unyumve rwose nyagasani, kugira ngo mbe umugaragu wawe twumvikane, umenye ko ndi umugabo nawe menye ko uri undi mugabo, nuko nakubona inshuro 8, noneho namara kukubona inshuro 8 nkakuboha, namara kukuboha hanyuma ukibohora. Mbese akakizirika hanyuma nawe mbese akakizirika inshuro 8 hanyuma nacyo kikaza kwibohora. Hanyuma ibyo nibirangira nanjye ndabikora gutyo, nizirike nawe nizirike inshuro 8 hanyuma iyo migozi numara kuyishyiraho nanjye urebe ko ushobora kwibohora. Nuko icyo gisimba kirabyemera yuko uriya mugabo akizirika. Nuko aragifata arakizirika gihera ku mutwe agera ku ijosi, arazirika ku ntugu, arazirika aramanuka ku maboko, arazirika no mu nda, arazirika hepfo ku matako, arazirika mu mavi, arazirika ku maguru. Nuko arakizirika arangije ati ngaho kugira ngo umenye ko uri umugabo wizirike, icyo nkuzirike maze ndebe ko ushobora kwibohora. Arakizirika ahera kurwara ageza ku majanja, hose yaziritse n'amatwi hariya hose nyine nababwiye. Amaze kubirangiza aravuga ati rero ubu byarangiye, nakuziritse. Arakibwira ati aho wahereye utuma ibwami hatagera amaturo, hasoni wa gisimba we. Gisimba kiti rwose mbabarira sinzongera, kubera ko byari byarangiye nyine yakiziritse. Ati aho wahereye uzirika. Nuko aragifata nyine kikavuza induru, noneho n'umunwa wacyo arawuzirika. Arazirika hose n'icyongera no kuvuga. Nuko aragifata aragiterura agishyira ku mugongo, akijyana ibwami. Ageze ibwami umwami aratangara ukuntu uwo muhigi, ubwo hagati aho yazituye nyine na za mbwa ze. Nuko bose baragenda bageze ibwami, agera imbere y'umwami aramubwira ati mwanyine murabona iyo wageraga ibwami wakomaga amashyi, ndumva twarabiganiye mu minsi mu bihe byashize. Ati nyagasani ati dore cya gisimba nakizanye. Ubwo aragifata aragitanga nyine agishyira nyine abagaragu ibwami, baramubona nyine bose baratangara, kubera ko bari baragerageje kugishaka bikanga, baragerageje kukivana mu nzira bikanga. Bagiye kubona wa mugabo witwa Samugabo arakizanye, araza aragitereka imbere y'ibwami. Nuko bamubaza ati wa mugabo wabigenje ute? Ko byari byaratunaniye twese, wabigenje ute? Ubwo nibwo basobanuye nyine ukuntu yabigenje, ukuntu yafashe inyama akagenda akayiterera kikarya, hanyuma cyamara kurya nyine kigafatwa muri uwo mutego, hanyuma bagahiga bati unzirike nanjye nkuzirike, ngora kwibohora araba abishoboye. Nuko byaje kugenda, nuko byagenze rero. Umugabo nyine azirika kiriya gisimba, arya nyine nk'uko yabivuze, yagiye akigaragariza umwami arishima, nawe nyine aramushima. Hanyuma rero ubwo nyine bose muri uko kwishima yuko ari umugabo rwose w'intwari bashoboye kuzirika kiriya gisimba cyari cyarabujije abaturage kujyana amaturo ibwami. Nuko umwami nk'uko yari yabivuze aramugororera, amuha umusozi aratwara. Sinjye wahera hahera umugani. Gapoze abashyiremo kapoze. Uyu rero ni umugani wa Samugabo. Hanyuma tuze turebane icyo twiga muri uyu mugani.
umwami rwose yagororeye uriya mugabo, amuha imisozi, amuha inka, amuha ubushyo bw'inka nyine aramuha, nuko umugabo aratunganirwa, igisimba kiva mu nzira nticyongera kujya kibuza abaturage kujyana amaturo y'ibwami. Reka rero dushyiremo akaririmbo keza, akaririmbo keza ka kinyarwanda. Hanyuma rero niba hari ibyo mwumvisemo ushobora kugira ngo ni iki mwumvisemo cya mbere mwumvisemo ni iki? Ni iki mwumvisemo muri uyu mugani wa Samugabo? Mwese yaba ari i Burayi, abari muri Amerika ahantu hatandukanye, abari mu Bubiligi, nanjye kuvuga ngo ahantu hatandukanye, ubwo nashaka kuvuga i Burayi ahantu hatandukanye, harimo no mu Bubiligi, harimo Ubufaransa, harimo Norvège, harimo Ubuholandi, harimo Ubusuwisi. mwese mudukurikira rwose turabyishimira kandi tubashimira uburyo mukomeza kutuba hafi muri gahunda ya muze dusome igitabo, muze duce umugani. Gashimira abahanzi batandukanye bemeye ko nkoresha indirimbo zabo, aribo ba Makanyaga, aribo ba Tom Close, harimo ba Masamba. Rwose ndabashimira cyane, muri imfura rwose, mwarakoze cyane kunyemerera gukoresha iyi ndirimbo zanyu kugira ngo ibintu byose bigende neza. Reka nze nshyiremo indirimbo nziza, ndimo kuyishaka, ivuga ni indirimbo cyane za Makanyaga. ndimo kuzireba Makanyaga. Burya urugo rw'umugabo ndayikunda, hashize iminsi hari na rubanda. Reka nshyiremo iyi ngiyi. Agenda indirimbo nkabona abantu barimo kubyina. Akoresheje Makanyaga, umusaza ufite indirimbo nziza. Unikundira iki niga muri uyu mugani ngewe wanyigishije ibintu bitandukanye. Icya mbere, mu muco wa kinyarwanda burya habagamo ibintu bijyanye no gutanga amaturo ibwami. Uno umuco wari uhari, tubisoma mu mateka uko byari bimeze, ari ikimenyetso cyo kuyoboka, ari ikimenyetso n'icyo kuvuga ngo mwami dore hari ibyo nakoze, ukajya nyine kumutura n'icyubahiro ugomba umwami. Icyo ni kimwe n'umwizemo nabonyemo nyine bisanzwe biri mu migani itandukanye y'ikinyarwanda. Ikindi kigaragaramo ni ubutwari. Ikintu kigaragaramo kirimo ni ubutwari buriya mugabo Samugabo. Murabona ko abandi bose bari barananiwe, ariko we arabishobora, akura cya gisimba cyabuzaga abaturage kujyana amaturo ibwami. We arabishobora, arafata arajyana n'imbwa ze, aragenda arahiga nyine, avana cya gisimba mu nzira. Bivuga ngo ni ikintu cy'ubutwari. Abandi baba bananiwe, wowe ugakomeza ugatera intambwe udafite ubwoba, ukagenda ugakemura ibibazo, kandi ibibazo bireba abantu rusange. Ni ubutwari yagaragaje kuri mugani twabonye wa Samugabo. Ikindi cya gatatu nabonyemo ni iki: burya habaye ikibazo ugomba kugirana amayeri yo kugikemura. Amayeri mbona yo gukemura iki kibazo umugabo yarageze, yafashe inyama. Ubwo yarazi ko kiriya gisimba gikunda inyama, afata inyama aragenda akajya azijugunya. Bigaragaramo hari n'igihe rega buya n'umuntu ashobora gutegera mu byo ukunda. Ngo n'irindi somo rijemo, hari amayeri yakoresheje, haba n'ukuntu umuntu ashobora kugutegera
mu byo ukunda. Urabona ko iriya ntare cyangwa se kiriya gisimba cyategewe mu byo gikunda. Rero mu buzima busanzwe ugomba kuvuga ngo ariko ni ikihe kintu kijya kintera ikibazo gishobora kuba cyatuma ngwa muri uwo mutego. Ni igiki? Burya akenshi umuntu ategerwa mu byo akunda akaba yanabigwamo. Urabona ko kiriya gisimba cyategewe mu nyama kubera ko yakundaga inyama. Hanyuma irindi somo ririmo ni uko umwami yahigiye uriya muturage, arangije umwami ibyo yabwiye umuturage kuko avuga ati nunkemura kino kibazo nzaguhemba. Umwami rero icyo yabwiye umuturage yaragikemuye, hanyuma rero aramuhemba, amuha amashyo y'inka, amuha n'ahantu ho kuyobora, amuha imisozi nk'uko bivuga muri iki gitabo cyacu dukunda gukoresha. Iki gitabo murakizi cyitwa Ngucire umugani. Ngayo nguko iki gitabo cyiza cyane dushimira Rwego rwakiduhaye bijyanye n'umuco kugira ngo ushobore gufatanya kubungabunga umuco wacu, indangagaciro zirimo ikintu gikomeye cyane. Ariko ngewe icyo mbona ngo cyane gikomeye aha ni ikindi kintu kijyanye n'ubutwari no gugahiga, kandi ibyo washyize koko ukaba wabisohoza, aho abandi bananiwe ukaba watanga umusanzu wawe. Ubutwari rero ni ikintu gikomeye. Abantu tujya dukunda kubivuga, twizihiza umunsi w'intwari, ese ikintu cyawe wowe wakora kijyanye n'ubutwari ni igiki ushobora kuba wagaragariza abandi kugira ngo ushobore gutanga umusanzu wawe mu gukemura ibibazo by'aho waba uri. Icyo nabonye muri uyu mugani mwiza cyane, wa mugani w'umurandaranda. Izi ndangagaciro ubundi umugani uba uhari, ariko baravuga ngo umugani ugana kare. Iyo hari ikibazo ahantu ese ufatanya ute kugira ngo ushobore kuba uwuhe musanzu wawe watanga kugira ngo ushobore kuba wagikemura. Ngayo nguko sijye wahera hahera umugani, niko umugani wasoje uvuga. Ndagira ngo mbabwire ko iyi gahunda dukora, imigani turayishyira no kuri YouTube. Mushobora kuba mwakora subscribe, mukaba mwagira n'umwanya rega ushatse no gucira umwana wawe umugani, yaba mu Kinyarwanda, kuba wagenda kuri iyo channel yacu YouTube yitwa Mukazibera Maria Agnes, ukaba wakwinjiramo, hanyuma rero ugafata umugani ukawiyibutsa, ukaba wawucira umwana wawe, wa mugani nyine w'umurandaranda. Ariko hari igihe umwana ashobora kuba yakubwira ati papa nshira umugani, ugasanga nta mugani uzi, uri umunyarwanda byabigayitse. Cyangwa se akabwira mama wanshira umugani, akavuga nta mugani uzi. Mu ruhando rw'amahanga, mu gitaramo twataramye, ukavuga nta mugani uzi, ntabwo ari byo. Imigani rero mwajya mureba kuri channel yacu YouTube Mukazibera Maria Agnes. Imigani iriho, ngiye ntangira kuyivana kuri Facebook, hanyuma nyine nishyire kuri YouTube kugira ngo abantu ashobore kuba wacira n'umwana umugani, ukagenda ukaba umugani w'umurandaranda, indangagaciro zirimo zikagera no ku bana, kuko ntabwo ari umugani gusa, ariko hari n'ibindi biba birimo ushobora kuba wakwigisha umwana, ukamwigisha ubutwari, ukamwigisha gukemura ibibazo, ukamwigisha niba waba ufite ikibazo kukigoranye, ukaba washyiraho uburyo bwo kugira ngo ushobore kuba wagikemura. Uzagukunda nawe uzajye umukunda. Ugomba gukunda igihugu cyawe. Ni indangagaciro ikomeye cyane gukunda igihugu. Igihe kandebe undi ndirimbo ya Makanyaka, nanjye kuvuga ngo igihe hari ikibazo ko wagira umusanzu wawe kugira. Rero mwiriwe neza, nakoze kuza kubana natwe. Uje twari dushoje, twaciye umugani wa Samugabo, umugani w'umugabo wakemuye ikibazo aho amaturo yatakigera ibwami kubera inyamaswa cyari cyaritambitse mu nzira. Hanyuma rero turani indangagaciro zirimo. Suzana indirimbo ya Makanyaga. Hanyuma rero twaba tugiye gusezeranaho
turashimira ko mwabanye natwe, namwe mwese muje mutinze, ubwo muraza kureba video. Jean Claude wiriwe neza, Honorable Celestin, mwese mwakoze cyane kubana natwe. Kugira ngo rero dusezeraneho, kandi twumve indirimbo ya Makanyaga, hanyuma tuzongera ubwo kuwa kane. Mukomeze kuyumva, muze kuyishaka muyumve. Ubwo rero turashoje. Iteka akomeze abane natwe, ntimwibagirwe yuko ururimi rwacu ruraduhuza. Ararekwa ntashira, murare aharyana, ahataryana harare umwanzi. Kongera dushimire Boutique Bujaneze Kigali bayatwambitse. Mujya mureba hariya kuri story yacu aho dushyiraho bimwe mu bikorwa bya Boutique Bujaneze Kigali, hanyuma ibintu byose bikagenda neza. Murakoze rero, dufatanye kubungabunga umuco wacu, kubungabunga indangagaciro ziri mu muco wacu, hanyuma twubakire u Rwanda rwacu mu mahoro, mu munezero, dufatanyije twese turabungabunga umuco wacu, indangagaciro zirimo. Ururimi rwacu ruraduhuza, mwamuke cyangwa mugire umunsi mwiza aho butarira. Mwibagirwe ururimi rwacu ruraduhuza. Bye, Mana ibarinde. Naho kuwa kane kuri ya masaha saa 2:30 ku isaha yo mu Rwanda. Chantal, kuje nyuma ngaho ajya kwirebera video. Kandi urakoze cyane Chantal, mu buryo ukora usangiza abandi iyi gahunda yacu. Imana igiye guhera umugisha. Witeka abane natwe twese. Bye bye.